Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri Mugisha TV, isoko y'amakuru yubaka sosiyete nyarwanda. Kuri uyu wa 10 Ukuboza 2025 mu murenge wa Kinyaho mu karere ka Gasabo, niyo bose basezeraniye imbere y'amategeko n'inkumi yitwa Mukamisha Irene bitegura kurushinga mu minsi iri imbere. Niyo Bosco wamenyekanye nk'umwe mu b'abahanga yaba mu kwandika no kuririmba, agakundirwa uburyo bifatanya no gucuranga gitari, yamaze kurahira imbere y'amategeko kuba umugabo wa Mukamisha Irene biyemeje kuzabana akaramata bakazatandukanywa n'urupfu. Niyo Bosco yasezeranye imbere y'amategeko n'uyu mukobwa nyuma y'iminsi mike batangaje itariki y'ubukwe bwabo biteganyijwe kuwa 16 Mutarama 2026. Iyi mihango yose ikurikiye uyu muhanzi yambikiyemo impeta Mukamisha Irene muri La Paris Gashora kuwa 17 Nzeri 2025. Ubwo yambikaga impeta umukunzi we, Niyo Bosco yahamije ko yifuzaga gukora iki gikorwa papa we akiriho, icyakora ntibyamuhira. Ati ni ibirori nagombaga kwereka papa ataritaba Imana, n'ubundi rero akigenda nahise numva ko mugomba ideni ryo kubikora kuko hari abasigaye bamuhagarariye kandi bagomba kubona ibyiza byangezeho. Ku rundi ruhande, Niyo Bosco yongeye gushimangira urukundo afitiye umukunzi we, ati ndamukunda cyane kandi cyane. Niyo Bosco agiye gukora ubukwe nyuma y'amezi 7 agize ibyago byo gupfusha se kuko yitabye Imana tariki 23 Mata 2025. Byagaragaje ko ari igihombo gikomeye kuri we. Biteganyijwe ko ubukwe bwabo buzaba tariki 16 Mutarama 2026. Bakaba barasabye abakunzi babo kuzabashyigikira. Mushimiye bakurikiranye ikiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe. Ibiganiro byiza n'amakuru yagezweho ni ku gihe. Ndabashimiye.